twavaga ku ishuri tukoga twamara koga bakadushyira mu igunira bagahambira hejuru tukirariramo gutyo ubwo buzima nabumazemo imyaka 2 usangira n'ingurube ego bya biryo birimo inyo biryo nabyanduye byaboze nta ndwara byaguteraga se naragiye mbwira umuntu ntimpereza iyi nzu nzakwishyura akamezi 7 yashize mwambuye ashira nkajya nca mu idirishya nabashyizeho ingufuri kugira ngo atazamenya ko mpara ariko nanyuraga mu idirishya ngasimbuka nkagwa hanze nkasohoka nkagenda najya gutaha nimugoroba nkongera ngaca mu idirishya nkinjira ngayo ngo baradufata batujyana Igikondo kuri brigade tugezeho bahita badukorera dossier batujyana kwa Kabuga nisanze ndimo n'imigeri ntazi uko byagenze kwa Kabuga se kwa Kabuga ari bakubitwa rwose byari ibintu bitoroshye muri iyo minsi twongeye kubasuhuza kandi tubifuriza kugubwa neza twizere ko mumeze neza cyane muri gahunda zitandukanye murimo abari hano mu Rwanda abari ku mugabane wa Afurika abari muri Amerika abari muri Aziya twizere ko mwese aho muri mumeze neza kandi Uwiteka barinze muri byose ubwo kandi ku rundi ruhande nanone abatameze neza namwe twizere yuko igihe cyanyu kizaza kuko buri wese buryagira igihe cye so nkuko musanzwe mubimenyereye rero tugira ibiganiro bitandukanye kandi tukaganira ku ngingo zitandukanye uyu munsi tukatugiye kujyana ikiganiro n'abagabo babiri n'abagabo babiri mbe nambe cyo mwabamenyeho nuko abagabo babiri b'impanga bafite amateka arimo amasomo na amateka ushobora gusanga wavanamo isomo cyangwa nkavanamo isomo n'undi wese udukurikira akaba yavanamo isomo reka tubakire rero uraho neza mwabagabo aho neza reka duhere ku mukuru yibwira dukurikiye mazina yanjye nitwa Nizeyimana Alphonse ndi umugabo ndubatse mfite umugore umwe n'abana 2 ntuye mu karere ka Kicukiro murenge n'uwa Gatenga yego umudugudu n'uwa Bigo nuko ukabushima Imana nkabashima Imana cyane mugenzi wawe natwibwire ese murakoze nitwa Nzabonimana Dieudonné ndi umugabo nanjye ndubatse mfite umugore umwe n'abana 3 muri make nanjye ndashima Imana akarere ni Kicukiro murenge n'uwa Gatenga ibindi Imana iduhana umugisha amen ese mwese mutuye mu kagari kamwe no mu mudugudu umwe cyane niko bimeze imwe mu mpamvu zatumye nka Shabuka TV twifuza kubasura no kuba muri abantu b'impanga kandi munafite amateka mugiye musangiye amateka ashobora kuba ari mu butumwa bukomeye cyane so mbere nambe ko dutangira nagira ngo mbabaze ubundi namwe murabizi ko muri impanga akabantu benshi babona musa cyane ku buryo no kubatandukanya bigorana namwe murabizi ese mu buzima busanzwe bwari ibintu mujye mubona muhuriraho Dieudonné karame nkuko bitubajije turabizi cyane kuko inshuro nyinshi bijya binagora benshi baba batureba mu mayira tugenda cyangwa se no mu bindi bikorwa hirya no hino tugenda duhurira nabo ku buryo umuntu akwibeshyaho akakubaza ese gahunda twahanye bimeze bite ariko mu rwego rwo kudahakana kuko ntabwo ashobora kubyemera umuntu agahitamo kumujijisha ati gahunda turazikemura ejo cyangwa ejo bundi kugira ngo ubone ukuntu muva imbere gusa wikomereze nuko Alfo ubu nta kuntu ushobora gusanga nk'icyangombwa cy'umuvandimwe wawe nawe ukigendeyeho ubundi ni nako bigenda kuko ahanini no na mituweli ntabwo dukunda kugura ebyiri bisanzwe ni imwe dukoresha indangamuntu iyo itari hafi araza agafata iyanjye akayijyana ukabona ntacyo bitwaye abantu ntabwo badusobanukirwa cyane ubwo umwe yakoze n'ikosa ushobora gusanga undi bamunyasi bibaho cyane hari nk'ahantu baba afite nk'akadeni hanyura bati kutatwishyura byagenze gute ugasanga nyine nkabwira ejo nzayazana cyangwa ejo bundi nkijijisha kugira ngo mpave nigendere ariko kenshi nyine usanga ari uko nguko bimeze mu buzima bwacu bwa buri munsi Dieudonné ugasanga ufite niba ukunda kugira utudeni twinshi ntabwo ari utudeni cyane ariko bijya bikunda kubaho nk'umuntu rimwe na rimwe iyo ubukungu butifashe neza
wasimbukira ahantu ku kabotike aho kwa Murokore muri karitsiye ukababwira uti nk'utuntu njye kureba uko nigenza rimwe na rimwe nyine ubwo naba natinze nko kwishyura yahanyura bakamwishyuza cyangwa se nawe hari aho yagafashe naho nanjye nahanyura bateze bimeze bite sha byagenze bite ni nahejo cyangwa ejo bundi nuko yego so aho ngaho wenda twigara agaciyeho ariko twajya muri rusange Alphonse kuko ariwe mukuru atubwire inshamake y'ubuzima bwanyu kuva iwanyu kugeza mugeze mu mujyi wa Kigali kuko amakuru yuko mutavuka mu mujyi wa Kigali ndo yafite ahubwo mutubwire mwavukaga mutubwire n'urugendo rw'ubuzima bwanyu mu nshamake. Murakoze bakunzi ba Shabuka TV. Ubundi bwite muri rusange dukomoka mu karere ka Ngoma intara n'Iburasirazuba. Yego. Murenge nta Mutenderi akagari naka Karwema umudugudu n'uwamera neza. Ni hamwe abantu benshi bakunda kwita mu Gisaka. Ubwo rero naho ngaho dukomoka. Yego. Ariko ubusahizi tuvugana tutuye mu mujyi wa Kigali. Mu mujyi wa Kigali nk'abandi bose. Twabivuze nk'abinjiye. Imana yagize neza hari ukuntu. So mwakuze mu buzima bumeze bute? Bwari ubuzima no muri famille byari bimeze bite? Urebye cyane muri famille byari ibintu ubona bigoranye kuko no kuba tugeze aha ngaha hari uburyo tuba twebwe ubwacu niyo tubisubiyemo twicaye turi kubiganiraho ama emotion yaraza kurira tukarira kuko byari ibintu bikomeye. Yego. Mwabashe kwiga nk'amashuri mugeza Dieudonné? Karame. Wasinziriye? Oya ndahari. Ariko menya ukunda kuderanje. Oya. Hari ukuntu ujya ngo umuntu kubagana cyane akamwita ngo naka n'umusazi. Yego. Ni muri ninde bajya bavuga ko ari umusazi cyane kurusha undi? Kubera ukuntu nkunda kugera utuntu two gusetsa abantu cyane usanga abantu bavuga ko ndi mbaganye ariko n'ubundi umuntu abirebye Alphonse afite ukuntu yitonze mukuntu aba ari kwihishahisha nawe arabizi ko ntabwo yoroshye abizi ko nawe atoroshye. Yego ndimo kuvuga ntuzamo ku buzima bwanyu muri rusange uko mwazamutse mwarabashiye kwiga ese mwagarukiye hehe ese impamvu yatumye muva iwanyu mukaza i Kigali byari bimeze gute ku muntu utabizi? Murakoze nk'uko bimbajije twize bigoranye muri kondisiyo zitari zoroshye na gato twiga tubasha kwirwanaho ku bikoresho by'ishuri na cyane ko wenda bitari bisa nkaho byoroheye buri muntu wese muri icyo gihe ko twize mbere ya 2006 urabona ko 9 years zari zitaraza wenda ngo umuntu abe yabasha gukomeza amashuri. Twiga bitugoye umuntu yirwanaho ushaka ikaye ama uniforme amakaramu buri kimwe cyose nimwe magishakiraga se buri muntu ku giti cye twirwanagaho. Wari ufite ababyeyi bombi cyangwa babanaga na mama gusa? Papa yari yaritabye Imana. Yitabye Imana mufite imyaka ingahe? Papa yitabye Imana ndumva twari dufite imyaka 7 hagati y'7 n'10 gutyo. Nibwo yitabye Imana mutangira ubuzima bwo kwirwanaho? Ubuzima bwo kwirwanaho twabutangiye kera muri 97 kuko twavuye Tanzania nk'abandi bose bari barahunze igihugu bigendeye ku mateka igihugu cyari kirimo tuza guhunga. Nyuma 97 nibwo twagarutse mu Rwanda duhungutse nibwo twatangiye inzira y'umusaraba y'ubwo buzima bwari bugoranye buryo. Yego. Uti ni inzira y'umusaraba? Harufu mu bwite inzira y'umusaraba mugendeye ku muncamake kwiga byari bimeze bite ko byari bimeze bite? Impamvu tubyita inzira y'umusaraba byaratugoye ko ndibuka igihe kimwe tukigera mu gihugu twabuze naho turyama ibintu bikomeye ku buryo twararaga mu mufuka. Mwaraye mu mufuka? Hari umufuka wigunira kera byabagaho babohaga mu migwegwe twari tuvite mu rugo bakajya baduhambiraho hejuru kararamo gutyo ko yakuburaho turara. Mwaryamaga mu mwigunira? Yes, nta musambi twagiraga nta n'igitanda twagiraga ubwo twaryamagaho hasi mu itaka mwigunira. Noneho ubwo ari mu mwaka? Hari muri za 99. Ubwo mufite imyaka? Dufite imyaka igera mu 10. Iyo mwabaga mwigunira se bashaka mwigunira imwe cyangwa? Yabaga ari imwe kuko ntabwo twari kubyemera. Ahantu hose tugomba kuba turi kumwe kenshi buri gihe niyo mpamvu. Yego.
Muyesi komeza. Nuko nyuma ubwo twavuga ku ishuri tukoga, twamara koga bakadushyira mu igunira bagahambira hejuru tukirariramo gutyo kuko habuze aho kurara nyine nawe urabyumva. Mufite inzu se niba yagunira yabaga iri mu nzu cyangwa iri hanze? Igunira yabaga iri mu nzu ariko nta biryamirwa bihari. Kugira ngo mubone agashyushye. Twararyamaga kagashyuhe kakiyongeraho kubera ko habaga hahambiriye hejuru no hasi hapfutse, ubwo tukaryamamo noneho kugira ngo dushyuhe bakarinda guhambiraho hejuru tukaryamiramo. Ubwo yabaga ari umusambi ari n'ikirangiti cyarimwe. Mwari ni bana babiri, mama wanyu yarafite gusa cyangwa yarafite n'abandi? Hari abandi ariko bo kubera ko bararanaga na mama bagomba kuba bafite icyo biyorosa, ufite nk'igitenge cyangwa kandi kantu mama yari afite kuko ntitwari kugasaranganya. Bivuze ngo ni mwari bakuru? Twari turi bakuru. Ni mwari imfura? Yego. Ubwo nyine mukecuru yaryamishaga abakiri bato bamwe mu karwaza mu igunira. Ko byari bimeze. Dedone, ubwo buzima bw'igunira na n'uyu munsi wacyabwibuka? Ubwo buzima iyo mutekerejeho numva birambabaza cyane nkabura uko ngira, ariko gusa nkavuga nti Imana ishimwe ko nibura mbasha kuba naryama mu ishuka. Umusiga ufite amashuka nta kibazo. No gutekereza ikiringiti bita rufuku bamwe namwe hanze aha barakizi, byari inzozi kuri twe ntabwo nkubeshya. Yes. Kuko ubwo buzima mu by'ukuri iyo mwibutse mba numva ari ibihe bitanyoroheye, emosiyo zirazamuka, amarira nkumva aratemba, ariko gusa umuntu agashimira Imana naho tugeze. Nk'uko umuvandimwe yari arimo abivuga rero, nyuma y'ubwo buzima gato bw'igunira turi ku ishuri ndabyibuka baje gutanga inkunga y'abana batishoboye. Hari umwarimu watwigishaga w'umudamu bita Kaneza. Yego. N'ubu ngubu aracyariho, Imana imuha umugisha ahari. Yaje kudutekerezaho rero umutima uramupika, yemera kuba yadushyira muri iyo gahunda kugira ngo natwe tubashe kubona iniforume, kuko twiganaga imyambaro isanzwe mu gihe abandi biga n'inifomu, twebwe ubushobozi bwo kuzigura ntabwo twari dufite. Nyuma yaho gato rero aza no kudutekerezaho, buri Imana igira ukuntu ikora ibintu byayo, aduha n'ishuka yo kwiyorosa, nta wari wamubwiye ikibazo dufite, gusa umutima we waradukundaga cyane. Ukuri Imana imuha umugisha n'aho ari hose. Yese mama wawe muri ubwo buzima bumeze gutyo, ubu mwe mukiga primaire? Twari tukiga primaire. Mwaje kurangiza amashuri donc mwahagarikiye? Amashuri yacu yaje guhagarara 2006, tuyahagarikira mu mwaka wa 4, batwarizemo igihembwe kimwe gusa. Amashuri tuba turayahagaritse. Icyo gihe inzu y'iwacu yari imaze kugira ibibazo, imaze gusenywa n'umuyaga, birangiye tubura icyo kwambara kuko byinshi byatekiriye muri iyo nzu, ihene zacu zirapfa, bari tworoye, imyambaro irabura, buri kimwe cyose, mbese muri make ubuzima busa nkaho buhagaze. Mukecuru nk'uko byari bimeze aza kudusiga mu rugo, akajya guca inshuro kugira ngo tubashe kubaho muri izo kondisiyo, n'ubundi nubwo bitari byoroshye. Ubwo nabwo twakomeje ya nzira n'ubundi itatworoheye na gato yo kurarana n'amatungo, turarana n'inka mu kiraro, imbeho, imvura, mbese byari ibintu bitoroshye na gato. Arfo, muri ubwo buzima murimo, ubwo ni nawe mwese murangiza primaire muva mu ishuri, muri ubwo buzima wumvaga hari icyizere ufite cy'uko mushobora kuzabuvamo? Oya, njyewe ntakubeshye rwose nabonaga nta cyizere cyari gihari. Yewe n'igihe nge nageze aho numva nyine tugomba gupfa tumeze uko nguko, ko warebaga ubuzima wicayemo ukareba ejo hazaza ukabona ntaho. Muri make twabonaga ubuzima bugomba kugarukira aho ngaho tukazipfira twimereye uko nguko. Yego. So hari ukuntu umuntu abona ibibazo bihara akavuga ati wenda hari uburyo nakoramo, wenda umuntu aravuga wenda ati nakwiga, undi bati wenda reka nshaka kana nakwiga gukora ku buryo ndakashobora kazaba kabe wenda intandaro y'iterambere ryanjye. Mumaze kuva muri primaire muvuye mu ishuri byanze kwiga, hari imirimo wenda mwagejeje kuba mwajyamo, niyabari yihe byagenze bite? Akazi twahise twihutira gukora, twahise dushakisha akazi ko mu rugo, ko twabonaga nta bundi buzima dusigaranye usibye ubwo gushaka akazi gashobora kudufasha kwintervena mu rugo. Twabonaga hari ibibazo byinshi, mukecuru yaragiye nta uba mu rugo. Yavuye mu rugo? Yari yaravuye mu rugo, ajya mu murenge duhana imbibi witwa
ubu ni mu murenge wa Kazo, hahoze ari muri Tunduti, kajya guca inshuro buri wa gatandatu twajya gufata ibyo kurya bizatumaza nk'iminsi ingahe, kuko yacaga inshuro akagumayo. Yego, twasigaye turera abana bo mu rugo nyine barumuna bacu, tukajya tujya gufata ibyo kurya tukabizana buri wa gatandatu. So hari ukuntu wenda ushobora kuvuga uti wenda njye kwiga nk'ububaji cyangwa se njye nko mu gisirikare, imirimo nk'iyo ngiyo ntayo mwize mugerageza Dieudonné? Urakoze. Twatekereje kujya mu gisirikare, nicyo kintu cyahise cyangwa n'umwe muri igitekerezo najyaga nawe yabaga gifite byanga bikunda, kuko twajya tukunda kuganira kenshi na kenshi, yabaga afite ikibazo kubimenya ntabwo bingora, kuko hari ukuntu mba numva impinduka cyane, tubiganiraho rero dufata n'umwanzuro, ariko nyuma ntabwo byakunze, biratunanira. Mu gisirikare se byabananiye se mwagezeho cyangwa byabananiriye mu rugo? Batugaruriye mu nzira. Byagenze bite? Alphonse nakubwishe afere y'igisirikare byagenze bite? Ni ukuvuga ngo kubera ko icya mbere twari dufite inzara, wabonaga nyine no kukureba igihagararo ugiye mu gisirikare byari ikibazo, kuko twari dufite inzara imwe yo mu magufwa, nakafite yo mu magufwa arayikinyije, bakavuga ati se nshangu nkawe ikosi wanarishobora, kandi koko kumva nyine ntiwabishobora, ariko kubera ko wiyumvamo icyo cyizere ukavuga uti reka ngende wenda byakunda, ariko tuza gucibwa intege n'abantu twabonaga mu nzira, abo twagombaga kujyana batubwira bati mwe ntimwabishobora, tubivamo gutyo. Hari ubwo mwagize basi amwe amakamyo apakirira? Ntabwo twahageze, twagarukiye inzira bitewe n'ukuntu batubwiraga bati mwe ntimwabishobora, turabyihorera nyine turiyakira. Ubu muri ufite imyaka ingahe? Twari dufite imyaka ngira ngo 12. Yego. Umujyi wa Kigali mwaje kwinjira mute sasa? Umujyi wa Kigali ndakeka Dieudonné niwe wawugezemo mbere. Dieudonné tubwire sasa ukuntu icyemezo wagifashe, aho waje uhinguka, byakugendekeye bite? Murakoze. Ndabyibuka byari 2009. 2009 nibwo nafashe umwanzuro, nzanwa n'umugabo w'iwaciriya witwa Rurangirwa. Araza arambwira ati ese shaka dogo, sintakujyana i Kigali ukajya gushaka amafaranga, ni nta kibazo. Turabipanga, tumaze kubipanga yari amaze igihe gito arongoye, aranzana, ariko mu kunzana aranyohereza ntabwo we twazanye. Byari ibintu rero nabwo bitanyoroheye kwinjira i Kigali bwa mbere uvuye mu gituba. Wahingukiye kwande byagenze bite? Naragiye ngeze Kibungo, arantegera n'Ikibungo sinari mpazi neza, cyane ko nagarukiraga aho ngaho hafi. Yego, ndaza ngeze Kibungo, antegera imodoka, arambwira turagenda, nugera mu mujyi kwa Rubangura uragenda, numara kuhagera uhite urajya wumva bahamagara imodoka zijya Nyamirambo, uhite ukomeza uyinjiremo ukomeza uko. Ubwo ninjiye mu modoka ijya Nyamirambo, ndahagera, ngeze Nyamirambo hariya kuri 40, yari yambwiye ukuntu ndi bugende mvuga kugira ngo mbashe kuyoboka iwe, yari atuye ahantu bita Sezike. Fata moto iranjyana ingeza Sezike, ngezeyo izina twari tumuziho siryo nsanga karitsiye bari bamuziho, bituma ndindagiraho gato, ariko nza kumuvuga neza babasha kumwumva, ndagenda ngeriwe, ageze baranyakira, kugeza n'ubwo umugabo buriya ikintu bita amateka ni ikintu gikomeye. Umugabo yaraje ahagereye mu rugo atese shaka do nzajye nguhemba ngahe, ndatekereza ndamubwira 10,000, ndamubwira mbese birancanga, numva ndaca ati njyewe nyamara nyihera 4,000. 4,000 nibwo natangiriyeho umushahara w'i Kigali, muri inote yanjye ya 4, numva ndi boss ukomeye. Nahakoze amezi 3 rero, amezi 3 yonyine umugabo aza gukena, umudamu amwohereza mu cyari wabo, ariko ngenda abana ntabwo nsubirayo, ubuzima nsize ntabwo bunyemerera gusubirayo, nakomeza ndastaragoringa muri ubwo buzima gutyo. Nza kugera ku mugabo umwe twari duturanye, arambwira ati ngenda guha 5, ni nta kibazo. Turakomezanya, nyuma y'ukwezi kumwe mbana n'uwo mugabo wundi, nibwo naje kubona umuntu wari ukeneye umukozi, mpamagara umuvandimwe nti nawe ngwino uve mu cyaro uzi Kigali, nuko Kigali tuba tuyinjiye gutyo mwembi. Yego. Arufo, igihe noza Dieudonné yagusize Kibungo,
ku bundi busanzwe mu ubuzima bwanyu bukunze ko muri hamwe kugeza n'uyu munsi wumva umerewe uti? nari narasigaye mu gahinda mbese meze nk'umuntu uri mu cyunamo, nari meze nk'uri gukora ikiriyo kuko ntabwo nari norohewe. Yego. kuko kuva twavuka kugeza muri icyo gihe ajya i Kigali, ni ukuvuga ngo ubuzima bwacu bwabaga ari ubuzima buri hamwe. Nyuma yo kunsiga ajya i Kigali na nyuma yo kumusangayo byabaye inzira ndende, kuko nishimye neza kurusha hambwiye ngo ngwino nakubone, kuko nahoraga muhamagara nkamubwira nti se nibura hari akazi waba warabonye, kuko njye numvaga ubuzima arimo wenda bushimishije n'ubwo ahembwaga iyo note ya 4, nkavuga ntarandute kuko njye no kubona igiceri cya senkani byari ikibazo. Nta kabasajya kabohereza mu cyaro muri iyo 4000? Ako kantu nubwo akoherezaga kageraga kuri mukecuru wenda nawe akaturwanaho, ariko ntago namenyaga ko ari we wakohereje. Nabonaga ubuzima bugenda neza, amamesa yabonetse nk'iryo rimwe mu kwezi, tugashima Imana ariko tutazi nyine aho bya. Yes, nawe ubuhingutse Kigali rero ugeze mu kazi? Mba ngezemo. Yego. Kazi ngatangira mpembwe inote y'ibihumbi 3, wenda yahembwaga 4 yari afite umugisha, igihe nahembwaga 3. Aho ngaho sezike nyine. Nyuma njya ku kazi ka 6, nabwo sinahamaze igihe kinini, nahamaze ukwezi kumwe njya kuri 6. Ubuzima burakomeza nyine. Ese Dieudonné, mu kazi ko mu rugo ko gupika imyaka, yego, ni ikihe kintu ubwo icyo kintu cyarahambangamiye ngitekereje n'uyu munsi? Ikintu cyambangamiye cya mbere ni uguteka umuceri. Umuceri nawe uteka ugatema, nabuja agasakuza ukabona ko ari ibintu bikabije. Kujya kugaburira rero umuntu wihahiye umuceri ukawutemya, byabaga ari ibintu bitoroshye. Guteka ubugari nabyo byarangoraga, kuko ubwo twari tumenyereye kurya iwacu bari ubugari bumeze nk'umutsima w'amasaka bukomeye, umuntu yagukubita ukikubita hasi. Ariko buhoro buhoraza kubinyigisha gikongomani ukuntu babushyira ahantu bakabunyuka, bamenyera. N'ibihe bintu ababosi bagiye nize kutakoza ahantu hamwe? Oya, ababosi ni ikihe kintu kabisa bagukorera bakabatabara abakoze mu rugo baragowe? Cyane cyane nk'ibintu byo guhinguka mu rugo, umuntu akaza avuga nabi, areba agendeye nko ku makosa wakoze, kavuga watetse nabi, watetse ibintu bibishye, ntabwo bisa neza. Rimwe na rimwe cyangwa se ukabona arakubyuye nko mu gicuku mu gihe yabaga atahiye, akaza nabwo avuga nabi, avuga ibiryo birabishye, birakonje, dore byagenze gutya. Numvaga ari kimwe mu bintu byarushijeho kumbangamira muri icyo gihe nakoraga ku kazi. Dieudonné, nako Alpha, ako kazi ko mu rugo mwagakoze imyaka ingahe? Kazi ko mu rugo aho mwakogari haturanye nabwo? Yego. Twabaga hanini turi mu gipangu kimwe. Ahenshi banye muko mwana muri mu gipangu kimwe bikomeye cyane. Niba nakazi handi kose ntabwo ari bugeyo? Ntabwo byakunda. Ntabwo byashobokaga. Ko numvaga aho ngiye hose tugomba kuba turi kumwe. Ni nako byagenze? Ubukoze bwo mu rugo mwamaze mu gihe kingana iki? Kabumazemo ndakeka twakoze imyaka igera nko muri 6, hagati y'imyaka 6 n'imyaka 7 gutyo. Yego. Wowe ni ibike ababosi bajyaga bakubangamira kubyo n'uyu munsi uvuga uti umukozi mu rugo yaragowe? Ahanini ngewe ikintu mu kazi ko mu rugo cyangoye cyane kurenza ibindi ni amasaha, yaba yo kubyuka nayo kuryama. Byarambangamiraga ku buryo na n'iyi saha numva umuntu rwose ukigakora. Ubaryama gasanga ubyuka asanga kuryama asangahe? Byansabaga kuko ahantu nakoze bwa mbere hari abana b'abanyeshuri, byansabaga kubyuka saa 10 kugira ngo saa 12 babe bagiye ku ishuri babonye icyo kurya n'icyo kunywa. Yego. Noneho saa 10 ubwo narabyukaga nkategura iby'abana, namara kubitegura nkakoropa inzu, namara gukoropa nkinjira mu byo gukubura, namara gukubura nkajya mu byo guteka rero byo bari buze kurya saa 6, ku buryo nyuma yaho najyaga koza ibyombo bavuye kurya, nkageza nimugoroba, ku buryo nahitaga ninjira mu masaha yo guteka iby'umugoroba nkaryama hafi saa 5 saa 6. Nta kuruhuka kwabaga kurimo. Ababosi bababwira se ariko nawe bagashara wenda keza kugira ngo wishime? Urumva nahembwaga ibihumbi 4, nako plito 3. Nyuma yaho nza guhembwa 6 nabwo, ariko nzinduka. Ikindi kintu cyambangamiraga ni ugusigara ku rugo jenyine
bose bagiye nta muntu uri mu rugo temewe no kwirebera ka televiziyo nta televiziyo wareba kubera iki nazabaga zihari se ntabwo babikwemerera wabwihara ariko utabyemerewe wemerewe kuba uri aho ngaho mu cyumba iwawe cyangwa se mu gikari ikindi kintu cyambangamiraga byari ugufura ngategereza ko imyenda yuma nyicaye iruhande ngo batayiba ibyo byabaga bibanga mu buzima bw'ubukozi bwo mu rugo mwaje kuvamo gute hakurikiyeho iki Alpha ya dutekereza kubuvamo rero ndakeka hari 2013 gatoya twaje kuba dufite umuhungu waturukaga iwacu wari inshuti yacu aza we yari yarize ibintu byo gukora amatelefone n'iki ariko akaba yarakoraga ahantu muri papeterie aratubwira ati se mwaba mufite gahunda yo kureka aka kazi ryari ko nawe yagakoze igihe kinini ahanini yaje adusanga i Kigali ariko yabanje gukorera ikibungo urumva ko yarabimenyereye cyane aza kutubwira ati rero mfite agatekerezo tuti kagira inkuru ati rero ndumva twashaka udukoresho tukagura mashine tukagenda tugashinga akantu k'agastudio ukuntu tukayadutanga umuziki mu baturage mu cyaro cyangwa Kigali i Kigali numva twari bitewe nuko twari tuhabaye igihe kinini twumvaga twahahaze tumaze kumenya ko imutenderi bahazanye umuriro dutekereza rero kujyana utwo dukoresho uko twaraperezaga tukumva izo gahunda ntaziriyo yego avuga tuwajyayo byadufasha yego murambutse rero niyo business yaje kugenda mwakoze business nayo nyitekereje sinjya nyikumbura kuko ni kimwe mu bintu byambangamiye iyo business nayihuriyemo n'ibibazo nza no gufungwa bakuzize iki mfungwa uwo muhungu n'ubundi bakubwiye mbereho gato yajyaga azakambwira atari ko sha ko n'ubundi mbona wikorera akazi ko mu rugo ibintu byo kujya mu mujyi no kujya gushaka ibikoresho bya papeterie we kutabivamo uhagiye nk'amafaranga nkajya kubigura ndabwaya nta kibazo niba wobasha kuba wagerayo dore na cyane cyane ko ari wowe ubizi duze ufata amafaranga ugende umuhungu rero yazana mu kubita urufito wakagenda akajya kuyarya akiba ibyo kwa shebuja akaba ari byo azana nkabika rero njye ntazi yuko ibyo bikoresho ashobora kuba byibye sinibuka ibyo kumubaza fagitire kabizana nkashyira mu nzu nayo mfite inzu mu gikari kwa databuja aho nakoreraga nkashyira bimwe munsi y'igitanda ibindi aho ngaho hepfo gutyo ndapanga nyuma yaho baza kumuvumbura bamuvumbuye ari ku itariki 5 ntago nzabyibagirwa byari mu kwezi kwa 5 kwa 2012 baza bamukurikiye atazi ko bamukurikiye araza ngezeho asanga maze gutegura ibya mu gitondo birarangira ngiye kubona mbona abantu bamukurikiye ngo nanjye ndimo nzamuka njya hari no kuri stade Nyamirambo gushaka amazi nkubitana n'aba bantu bamuri inyuma bamuboshye nteze shaho bigenze bite aterega baramfashe ngo uje kumpa bya bintu eze bagufashe bakubaza iki ati nyamuneka vayo ntabwo bataduhita niko gusubira inyuma ndagenda batisha byutsa shobuja ariko se boss muramubaza iki mumbwira icyo mushaka ndabyanga ariko nari maze kubibona ko byamaze kuba ibintu bitoroshye na gato bikomeye urumva roko defense icyo gihe zaje zikiriho na shebuja yari afite shebuja wari ufite nyakubahwa imbere ubona ko namubonye ndikanga sibye ko wenda icyo gihe nari muzi kuko twakundaga kujyayo kumurebayo ariko nahise numva ngize ikibazo barambwira bati bisohore ndasohora ibintu byose ndunda hanze bati uri igisambo ruharwa nta kundi nabigenza ariko mwintuka uko nge ntabwo nigeze nzi wanyu atari ko uri umufatanyacyaha baradufata batujyana Igikondo kuri brigade tugezeho bahita badukorera dossier batujyana kwa Kabuga nisanze ndimo n'imigeri ntazi uko byagenze kwa Kabuga se kwa Kabuga ari bakubitwa rwose byari ibintu bitoroshye muri iyo minsi ngira ngo abantu bakurikiranye Shabuka TV kubaba baranyuzeyo muri iyo myaka aho barabizi ndabasuhuje cyane abatwahuriyeyo baranyibuka ku mpungure hari irimo akantu k'imungu cyane barabizi yego umaze igihe kingana iki
kwa Kabuga twamazemo icyumweru tuza kurekurwa muri kondisiyo nanone zitoroshye, tuzabibabwira wenda mu minsi iri imbere. Ikindi gice cya kabiri byari bitoroshye, twakubiseho icyumweru, umva kogoshwa, gufatwa nabi. Njyewe nkivayo navuye ndwaye indwara nyinshi cyane, njya kwivuza ku ivuriro kuri farumasi bita Umurava i Nyamirambo, benshi barahazi. Natanze amafaranga atari make, bampa envelope y'ibinini birananira ndabijugunya, ntabyo nigezemo. Nisanga gusa Imana ingiriye neza, indwara n'inzitizi zimwe na zimwe ziracogora, ariko ngo ubwo ubuzima bwari ubuzima bubi cyane. Ubwo business yanyu ya bya bintu mwacu gahise irangira hose cyangwa byaje? Business ntabwo yarangiye, tukimara gusohoka muri gereza hari ibya twari twarohereje mu rugo, n'ubundi twahise tuba ari byo tujya gukoresha, ibindi twumva dushaka kongeraho, inzozi zabyo ziba zirangiriyeho. Yego. Yaje guhomba ite? Ukuntu yaje guhomba rero nabyo bipfundikire kugira ngo bishyirweho iherezo. Nanjye nyuma yaho gato naje kumanuka njya mu rugo, njya kureba ko business yagenze, nsanga abahungu nta kintu bibwira, nta gafaranga, nta kimbeze nabo mungara gusa, bibereye mu isantire ko bamanutse mbere yanjye nge ngo mu Kigali. Abahungu babonaga udufaranga, wenda sinzi uko twanganaga, ariko bambwiraga ko ngo bagiye ngo gusonoriza ahantu udufaranga bakirira. Nuko bagucyuje umunyu, banyuje umunyu ndarakara, turatongana bibi bintu birebire. Bageze aho bati rero turabona bitari kuvamo, baza kumbwira ko harimo ibikoresho bimwe na bimwe byahiye, biba ngombwa ko business ihagarara kubera ko hari ibyangombwa nkenerwa tutari twujuje kugira dukomeze gahunda. Yego. Business iba irahiye. Abahungu amafaranga bagiye barabyinamo arfo karame. Nta nyungu mwashakaga se? Nukuri uzibye ko yabifataga nko kuyabyiniramo, twarahombye ku buryo nanjye bwanjye ntabwo nashoboraga kumenya ibyo ari byo, kuko twarakoraga ibikoresho bigashya ntayo kubikoresha dufite. Birarangiye turabigabagabana. Iyo business maze guhomba arfo. Yego. Mwahise none ubuzima bwakomeje bute? Ubuzima twahise dutekereza kuhita tugaruka i Kigali. Umuhungu yaje mbere, nanjye nzamukurikiye, deda nasigara mu cyaro, ariko nyine nkumva ni ibintu bibangamye kuba ndahantu atari, cyangwa se nawe akabara nkaba ndahantu nawe atari, urumva byari ikibazo. Ubwo nyuma yaho naje kuza ngarutse i Kigali, nkora akazi karancanga, nyine urumva umuntu watangiye nasubiye muko mu rugo, umuntu watangiye kukavamo kongera kugasubiramo wari wabirambiwe, urumva ni ibintu bigoranye. Byaranyobeye, bimaze kunyobera, ubwo mfata inzira ndagenda njya kwibana, marangira ngo amezi 7 nibana i Kigali. Ndi i Kigali. Ukodeshaga kuye he? Reka ntabwo nakodeshaga, nabaga mu nzu. Naragiye mbwira umuntu ntimpereza iyi nzu nzakwishyura, ariko amezi 7 yashize mwambuye. Ashira nkajya nca mu idirishya, nashyizeho ingufuri kugira ngo atazamenya ko mpari, ariko nanyuraga mu idirishya ngasimbuka nkagwa hanze, nkasohoka nkagenda. Najya gutaha nimugoroba nkongera ngaca mu idirishya nkinjira. Ngayo ngo bamaze amezi 7 mu nzu nyatazi kubamo. 3 niyo yarazi ko mbamo, anda nakurikiraho ntabwo yabaga bizi. Ameze unyura mu idirishya neza cyane, nkinjira nkateberamo mu nzu, nagwaga mu cyumba ngahita ndyama ku buryo ntabwo yabimenyaga ko nahageze. Urabona yakiri cyane. Yarakiri yaje kugaruka te? Murakoze. Naje kugaruka nabwo nanjye mpumagaye, arambwira ati ariko ze shawe epfi urakora yiki? Mpita mubwira ntabwo nyohereza agatike, ndumva ubuzima bwandiye. Abansunike 2,500. Mpita nzamuka rero nzi Kigali, nsanga ahantu yarari ntabwo twahabana ngo bikunde. Nanjye mpitamo guca ahantu gutya njya kubana n'undi muhungu w'inshuti yanjye nari nzi. Mpaba igihe gito ahita nshakira akazi ko mu rugo, nanjye mpita nkasubiramo. Nuko byagenze kugira ngo ngaruke i Kigali nanjye. Ariko nyuma nyirinze maze kukuvumbura, byaje waje guta ukomeza kuba he? Kuvuga ngo yaje kumfata ndi guca mu idirishya mu masaha 10 za mu gitondo, abambwira ati rero shaho iyi nzu yabonye ba nyirayo ugomba kuyivamo. Ubwo hari umusore twabanaga, twajyanaga mu rusengero, yitwa Museveni, ubu ni umumotari. Twayatubakishijwe.
twari tunakijijwe ariko nyine urumva kubera ubuzima bikaducanga umuhungu rero ubwo bamaze kudufata baratwirukanye mu nzu inzu imaze kubona ba nyirayo tuyisohokamo ndabyuka hari saa 9 z'amanywa tugenda muri twe ntabuze ahantu tugiye tugeze ahantu gatoya hari abahungu babaga mu gishanga cya Rwampara iki gishanga cya Rwampara kigabanya Nyamirambo na Gikondo ariko hirya gatoya usa n'uwerekeza mu Rugunga hano hino kuri stade Malaria ku bayizi ya kera yitorezaga nuko ubwo umuhungu twageze mu nzira tugabagabana buri kimwe n'ungana igenda uye kwirwanaho nanjye ngiye kwirwanaho sinzaho nzerekeza nuko mboneze y'igishanga ujya ko mu gishanga aho ngaho hafi hari ibiraro by'ingurube nimanukira aho ngaho nkajya nibabera aho ngaho ariko ntashinzwe kurarana n'ingurube sinari nshinzwe no kwinjira muri stoke yazo nibereye hagati gutyo nkajya nzerera nimugoroba nkaza nkiryamira mu gishanga ubu n'ubundi yakuryaga ni ukuvuga ngo sinabagamo jenyine hari amabandi menshi tubanamo aho ngaho n'amabandi yazaga kuhara nimugoroba habaga hari ibirara byinshi byaturukaga za Nyamirambo ibindi Gikondo hejuru nimugoroba niho baruhukiraga bakagangika ubwo nanjye nifatanya nabo nubwo nabaga mvuye mu rusengero kenshi najyaga kwifatanya nabo muri ako kazi ko kwiryamira mu gishanga mu gitondo bwacyaga se bandi bakajya kwiba wowe wajyaga njye mu gitondo ni ukuvuga ngo ntabwo ubundi bibaga bwakeye bibaga mu masaha hakiri kare nko mu masaha 5 saa 6 byajyaga mu gitondo ubujura babuhagaritse tugasubira mu buzima busanzwe wowe waryaga iki nta byo kurya nagiraga usibye wenda ko iyo byagendaga neza bakazana ibyo kurya by'ingurube nibyo twiriragaho ibyo by'ingurube yego ko bitoroshye byari ibiryo bimeze nabi ku buryo wabonaga inyo ziri kuzereramo bazana kawunga umuceri byaba bimaze icyumweru iminsi 2-3 kuko babikuraga mu bigo by'amashuri bitandukanye bakabigemurira ingurube kuko byageze aho biba ikibazo gikomeye ku buryo naho twajyaga kubirya bageze aho baraduhagarika baratwirukana uwo muhungu wanjye Museveni we yajyaga ajyayo rimwe baramwiyama turi mu rusengero barampamagara bansohora hanze bati Museveni ingurube z'abandi agiye kuzicisha inzara nasubirayo bazamwica tuze kumubwira ko bazamutemagurirayo nasubirayo ntazongeye gusubiraho abashumba batazamumerera nabi Nyagasani yes ubwo buzima wabaye n'igihe kingana iki ubwo buzima nabumazemo imyaka 2 usangira n'ingurube yego bya biryo birimo inyo biryo nabyanduye byaboze nta ndwara byaguteraga se mu minsi ya mbere byabanje kunjena kuko sinajyaga nkunda kubirya bandi barabishyushyaga ariko jewe nkumva bibaye ikibazo kuko nari mvuye mu buzima nibura bugerageza kurusha ubwo kuba bwiza ariko nyuma byaje kuba ikibazo nyine kubera kugenda mbimenyera no kubura ibindi byo kurya wenda bizima nagashatse narabimenyereye igifu kirabimenyera ndiyakira numva kuko biranandyoheye mu gihe mbere nanabyangaga ko nyuma byaje kuryoha Dedone icyo gihe wowe wari hehe icyo gihe ngewe nabaga mu Miduha nkajya nza ariko nanjye nje kumureba ku rusengero n'ubundi bya byo kurya niryo funguro banyakirizaga naramwakiraga nkamushyana aho umuntu tukajya kwirira aho ngaho kuko nyine ni muzika ari wari yacu ni naryo zimano nazimaniraga uwansuye wese kuko nta bindi byo kurya nagiraga birumvikana ese iby'ingurube byo mwabyataka ubwo n'ubone ba nyirabyo ntago babuzaga ni ukuvuga ngo ba nyirabyo bari abantu b'inshuti zacu twaranasenganaga hari harimo umuhungu witwa Masengesho yasubiye Ikibungo ndamusohora niwe ari manager wabyo ubu wari manager mukuru yitwaga Joseph ubu ngubu bari Bugesera Imana imuha umugisha nawe ahari yego bakabirya mukirira ibiryo tukabirya ariko nabwo shebuze ukabona ntabwo abireba neza uko yazaga agasanga ingurube zarananutse kuko urumva ibyo zagenerwaga byajyaga mu bifu byinshi bitandukanye harimo iby'ingurube ndetse n'iby'abantu ugasanga cyane cyane abantu nitwe twazicuraga kuko twajyaga tukonsoma byinshi kuzirenza muri iki gishanga we ntabwo wabayemo mu gishanga ntabwo jye nahabaye ntabwo nigeze mpaba kuko nari mfite umuhungu wari uncumbikiye
navaga mu gishanga aho ngaho aho twasengeraga nahavaga njye mpita nzamuka n'ubundi nsubiraho nari ncumbitse nkaryama nk'uko Alphonse yabibabwiye mu mbere ho gato nanjye nabaye mu nzu mbeshya umuntu uko nyishyura mara amezi ageze nko mu 10 amezi 10 ntayishyura nacaga mu idirishya babigenza gute njye ntabwo nacaga mu idirishya ko njye nari mbaga mu kazu ko mu gikari k'iwabo nta dirishya ryabagaho urumva ngiye byanza guca mu muryango aho bandeba ageze aharandeba impuhwe ziraza narakubiswe byarambanye ibibazo abonye ukuntu ndi gushonga nk'ishashi ati nta kibazo igihe Imana izakugira neza uzigendere nuko Alpho karame ko umvuga ko wasangiraga n'ingurube ukarara mu gishanga mu gihe cy'imyaka 2 ariko nuko uvuga uti none ba manager y'ibyo bigiye by'ingurube twarasenganaga ko mu nsengero bagira neza kuki utabwira nka pastor ngo babashakire inkunga nk'urusengero cyangwa se mu bundi buryo mu by'ukuri pastor nawe yarakennye ubona urusengero ruri hasi bigatuma ntamubwira ubuzima bwanjye kuko nabonaga nta kintu yamfasha gusa twasenganaga n'abantu benshi bakanankunda ariko nkumva nta muntu nakifungurira kuko nabonaga abarimo bose ari abanyabibazo bari aho ngaho bigatuma rero nta muntu nabwira ibyanjye cyane cyo koza hari umumama umwe bita mama Kampire yaratuye mu Rugunga ndamusuhuza nawe Imana imuha umugisha cyane yigeze kuri 2000 na Museveni inzara igiye kutwica neza burundu iryo joro byari byanzuye Satani yari yanzuye ko tugomba gupfa turara mu masengesho tugiye kwicwa n'inzara kuri finale pastor adusangamo nka 6 z'ijoro aravuga ngo hano hari abantu bagomba kwicwa n'inzara iri joro kandi mutatabaye ngo mugire icyo mukora bari bupfe mama Kampire duha 2000 mu gitondo aratujyana tunywa icyayi we mu gitondo cya kare nka 11 ateka icyayi araduhamagara tujyayo tumaze kunywa icyayi tujya kwiyahuza capati hariya Gikondo seje kwa Jetiri badukuye badutereye nk'imirambo kuko capati ku muntu ufite inzara imaze nk'iminsi 3 ni ikibazo ubwo twaragiye twiyahuza amacapati n'ibikoma tutamenyereye by'amasengesho cyane ko umuntu adashobora kurya ibyo bintu byari bitwishe twaryamye nk'icyumweru ngira ngo turwaye tumeze nabi ibyifu kubera ko amaraba yarafatanye ukuntu tabasha kwaguka n'uwo mu mama harise mw'icyo gihe ntabwo gihe nari mpari ariko nanjye nari ndi mu buzima butari bwiza suko wenda nari yanzu baravuyemo imwe yanzu naje kuyivamo bigenze bite naje kuyivamo nyirayo ambwiye ati rero ndabona bitari kugenda neza igendere gusangirirwa ubuntu n'iyo minsi nari ndimo mpava Imana impa akazi okay hasigaye iminota ingahe 8 okay reka avuge ngiye guhita dukupira hano indi paritindi zakurikiraho uko bavuye mu gishanga n'ubuzima bwabo uyu munsi yes yego Imana yaje kumpa akazi rero iciye ku mumama umwe bitaga mama Keira ndamusuhuje nawe Imana imuha umugisha ansabira akazi k'ubuzamu ngiye mpita nkomereza ku buzamu ariko mu by'ukuri nubwo nakoraga izamu sinageraga homba nararaga izamu ku manywa nkagenda hari umuhungu umwe witwa Tofiri n'ubu turacyari kumwe muri korali turaririmbana turasengana ubu ngubu niwe perezida wa korali ndirimbamo akajya ambwira tujye uza wiryamire nkagenda nkaryama ku manywa nimugoroba nkongera nkagenda rimwe na rimwe naba ntagiyeyo nkabyuka njya ku rusengero nkagaruka njya ku izamu nkongera nkabyuka njya ku rusengero ngaruka ku izamu nkirirwa mu byumba nigendagendera mu buryo bwo kugira ngo ntaza kwicirwa n'inzara mu nzu na cyane cyane ko iyo umuntu ari ahantu hamwe inzara nibwo irushaho kuba mbi cyane kurushaho yego so bakunze bashoboka TV rero nkuko mubibona turimo turaganira na bano bagabo babiri umwe yitwa Alphonse undi yitwa Dieudonné nkuko mwabibonye bafite ubuhamya bukomeye cyane kandi burimo amasomo menshi kuko ubwo buzima bwose baciyemo kugeza aho ari uyu munsi n'ubuzima nizera ko muzigiramo byinshi cyane so kuri uyu munsi rero reka mutwemere duhinira aha ngaha Dieudonné akiri muri ubwo buzima Alphonse
akiri mu gishanga cya Rwampara asangira n'ingurube bya biryo byaboze mu z'ingurube zirya. Yego. Turabakangurira rero kuzakurikira ikiganiro cy'ubutaha kuko nacyo tuzatangira n'ubundi aho ngaho dusoreje dukomeza ku buzima bwabo bukomeza kugeza aho bari uyu munsi. Nkuko babibabwiye uyu munsi ni abagabo bafite abagore, bafite n'abana, bafite umuryango, ariko kuva aho ngaho bari kugeza aho bari uyu munsi harimo ubuhamya bukomeye cyane. Reka mutwemerere duhinira aha ngaha, mukomeze mudushyigikire kuri Shabuka TV, mukanda subscribe, mu sharing ikiganiro kiza nk'iki ngiki, ndetse kandi munakomeza gukanda like kugira ngo mutwereke yuko ibiganiro byacu bikunze. Dieudonné Karame, mwakoze cyane. murakoze namwe. Alfo Karame, mwakoze cyane. yego namwe. Yego, so nizeye ko n'ubutaha nituvunyisha muzatwemera tukaza tukaganira ku buzima busigaye imbere. Turi kumwe abakunzi ba Shabuka TV, turi kumwe namwe kugeza igihe Imana izatwemerera. Yego, murakoze cyane rwose. Abadamu bameze bate? hari aho barakomeye. Dieudonné Karame. madamu bameze neza? Madamu araho n'abana, twagiriwe ubuntu bwo kuba dufite n'abana, Imana yaduhaye urubyaro. Abana nabo baraho bameze neza, barakomeye. Yego, ngira ngo bari hano hafi. Gaera, ngwino wirukanka, tebuka ngwino. Yego, njyana neza utagwa. Yego, ngira ngo nk'uko abakunzi ba Shabuka TV babibona, abana ngaba abo ni bamwe mu bana mufite. aba ni bamwe mu bo dufite. Hari n'abandi bari mu giturage bagiye kwiga. Yego, ubwo rero turaho turakomeye, turashima Imana nk'uko mubireba. so bwamaze kwira rero, ndabona bwamaze kwira. Yes, reka dusoreze aha ngaha rero, ariko nk'abantu b'abakristo nk'uko mwabitubwiye ko mukora n'umurimo w'Imana mu rusengero, muri abaririmbyi, sinzi ba mutatushyiraho n'akabara agatero kamwe k'indirimbo tugasoresha ako karirimbo, twishimira ko n'Imana igenda ibagirira neza. Reka yego, muragafite se akaririmbo cyangwa karirimbo ntabwo kabura. Umusirikare wese ahora yiteguye urugamba, ni ibisanzwe kabisa. ngaha mukadukubitemo twumve rwose. Yego. Uri ibuye rizima Yesu, uri ibuye rizima, uri ibuye rizima rikomeza imfuruka, uri ibuye rizima Yesu, uri ibuye rizima ariko ryanzwe n'abubatsi. Ninkubakaho nta muyaga uzamwembana, ningendana nawe sinzayoba inzira, nzibanira nawe nta kintu nzakena, kuko uri byose kugufite. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Amina. Murakoze.